If you learn to be loving by your own nature, not because of somebody else or something else. If you just become love, not love somebody, then you will know the nature of love. Then you will know the nature of love. In every passing moment, thoughts of you run through my head. Every time that I'm near you. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko boss nta bwenge agira. Ahantu uko ashyira garage yashize salamanje. Inda gusa. Na iwacu nta muntu wigeze yiyahuye. Iwanyu bariyahuye se? If you learn to be loving by your own nature, not because of somebody else or something else. If you Oya bikwiye kwigwaho. Boss n'umukozi se batandukaniye. Sibyo ko nduye Nyamasheke akabuye Kigali kandi ibyo nta birenze. Si igikara se nka bikindi. Kwanza ndaramurusha n'inzobe. Ahubwo ninjye boss. Ibintu byo kuza banyitegekeshwa rero nibyo bibi. Hari igihe nzikoze ibicu. Boss akaza ati ngo wamanagura inkweto. Ngahita ati nawe jya guhanagura izanjye waganagura mu nyinko. Twagisaza cy'ibyanwa n'urukara rubi gusa. Uwo ninde uri kuvuga sha? Emmanuel wano hepfo. Bari inzobe akana n'ubwanwa agira. Ubwo ni wera? Aho n'imbere ataritukuza ngo anogoshe ubwanwa. Sawa ngenda ndashaka kujya ku kazi. Reke nkugezeyo se. Jesus Christ. Shira amazi muri dushe. Gira vuba se nyine. Ariko sha nuko umushahara wawe ntarawukoramo. Nyumvira boss kandi. Ase boss nyuma yaho mwe mwirira inyama n'amafiriti mukamereza ibintumbisha inda. None urashaka no gunkora mu gashara. Ako bakiri mwabaye muto. Ariko iki gihungu kiba Oya none se sinirwa suragurira mu gikoni uri guhumeka neza mu. umva gabanya amagambo. Oya tuvuge ko ari inyama ubangaburiye se. Ko ari ibishyimbo mpata kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru. Ndakwirukanye wa mahero. Boss ngiye kugushira amazi muri dushe. Ibyo nabyo nkeneye kumva. Icyo nkeneye no kumva winjiye mu nzu. Yamasinga utesha umutwe cyangwa nkagusasira ukiryamira. Wa kigo ryurongera gutuma nsubiramo. Ndahita nkwereka ko Kigali ari umujyi Nyamasheke kabicyaba. Ndabizi da. Harya muri amezi angahe? Amezi 6 rwose. Sha urabakiranye. Ubwo suzayamazi. Nyumvira boss ngo nzayamaze iki? Bitanu bya mbere ndetse ko mbirya amandazi hano kwa Kazungu. Asigaye nzahita ngura mwimbwa ngiye kwibukira. Sawa. Jesus Christ of Nazareth. Sawa genda. Ngimbwa. Simbwa nini? How do we have this? Wasanga riri. Nakomeje kubona wikatisha utwara akantu kamwe kamwe. Ibyo bintu byose warabizi. Oya. None si inkweto zanjye zijyanye. Boss, ukuri ko Imana nabonye ntagenda ntazigwanagura.
urabona uburyo zisa ariko amarange n'isuka watwaye nabyo ugiye kubihanagura. amarangi se nyine ariya naciye ari inyuma nsanga harakobotse rero nashaka gusiga amasize Garura bene wanyu ari mu nzu ambesire. nta kibazo. akazi. Mwana wese aranyirukanye ntakomeza kunda akazi ryinyo rya kabiri nkarikuramo. Arakwirukanye nose ko iyo yaguhembaga nongera ngaye kujya ngo nangize unkore. Wiki cyana kiba kizima yo kumemba se wowe yakura. Nabona so mbere mu mufuko. Sha mufuko niyo ntawo rwose kugaragara nta kintu kibereyemo. Reka niba ku ishuri basigaye babahemba. Bataduhemba si ijana nigeze ndijyana ku ishuri. Ijana gose ryazuzuza yumpemba ryayo. Niba ukora akazi ayandi nzi ko nzayishakira. Tugende ko nuzayabura sinzagukurira irindi ryinyo. Sawa tugende uncuzugura nkukare. Nta kibazo. Nanjye utinda kumpemba ntitaye kuri so iryinyo ndikuramo.
papa minervari bayongeje. Gute se kandi kwira ishuri naryo rari kuntesha umutwe? Hanyuma se kubera iki bongeje? Papa icyo kibazo wakibaza abarimu. Ngiye cyo mfite nta makuru y'ibyaba. Nicyo twakora nyuma yo kunyirukana. Yesu! None se urumva hakorwa iki mwana mwiza? Nkurikije amafaranga bongereye. Sha papa wajya ku kazi. Hanyuma we bikagenda gute? Sha papa tuze se nyine mubwire. Nukujya koga ubundi nkajya gukina. Gukina? Hanyuma ishuri? Nkarivamo. Kavanwe ku biryo amako igenda nk'imbata. Nta kibazo ibyo wivugisha byose sinzasubira ku ishuri. Nta kazi kawe k'umukozi se namwirukanye ubwo uzajya usigara hano ukora imirimo yo mu rugo. Yesu! Hari iribise ukimara kwirukana uwawe nanjye nazanye uwanjye. Ngaho ubwo uzajya umuhemba iki? Umutungo y'ababyeyi banjye. Ngaho hamagara umukozi tumurebe. Jya kureba uwawe wirukanye. Ariko wakana uzi uko yari inzu yangira kwigiramo ibyo bintu. Inzu yawe rero urabivuga ukagira ngo ni wowe wayiyubakiye. None se niwe wayinyubakiye? Ni imitungo ya papa wawe. Nyuma y'ahapfuye nyine yabaye iyanjye. Wowe ugira ngo nubure izuba rimwe se? Wiki? Ugiye kundoga se? Wimbaza byinshi n'umutwe urangiye. Jesus Christ of Nazareth. Oh my God. Umwana aho ngaho. Uvanze n'amazi mu kirahure. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Wakigora ibyo ninda kugariye mu iyi nzu. Ugira ubwanwa ntugire ubwenge ubundi nicyo cyaha Imana itazakubarira. Uri gutuma yicuza impamvu itakugize inka kandi wujuje ibisabwa byose ngo ube. Iki gikozi kandi ndagi. Papa buretse kurakara nkubwire niba urakarire rimwe. Yesu! Imyenda yawe n'icyumba cyawe ujye ubyitaho. Nawe ibyo yivugisha byose ejo mu gitondo ntuzandenzanya saa moya utarajya ku ishuri. Njye nkwaye saa 2 utarajya ku kazi uramba. Bose ishyamba si ryarindi kuko ingoma zahinduye imirisho. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyawe. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Yakumbanaguriza inkweto. Wiki yumvira ka kazingo none. Ese ngo iki? Ye kwihanagurira inkweto da. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Mwiriwe shaka duragenzwa n'iki hano? Vuga sha wikizanisha iterabwoba ko niyo waba mu butasa nk'ikibuno cya ex-boss ko cyo gisa n'abasirikare bo muri Senegal. Yesu! Ufata inzu yanjye yasigiwe na sogokuruza. Wiki? Kusetsa? Niko sha filme zarakongoje none nguje kubohoza. Urasetsa. Ndasubira muri ibi. Ukomeza gutinda birabana. Umva kana gato wintera ubwoba. Nyamara wa mugabo wandika ngafata icyo nshaka. Taza kwicuza. Umva wakana we. Mujiyano, you will move out? Niko sha wigize indwanyi ngo none urinjira ku ngufu. Wavuye mu nzu nkinjira. Sha kugira ngo nabyemere. Iyi nzu nayo winjiramo. Shit. Wahita nkinjira. We inyobya nta kunyinjira na wowe. Mu nzu yanjye saka gashinwa kapfubye se kaje kurwanira ngango karashaka kwinjira nase ko mbona yinjira ariko namufatiye ingamba yega ingamba we ariko niza kumwinjira mwihangane mabuja gusa ariko kugira ngo yinjire yabanje kurwana nani son soka senye Bana umwana aho ngaho twivugira ibyawe. Hey, Jesus Christ of Nazareth. bro wabonye mu kiranza n'impapuro zimwe bari kumpa 200 n'agapaki ka bombo genda umubwire yongeye iyindi paki ya bombo sawa sister se mabuja wa muzima uri kugurisha inzu amapaki ya bombo inzu se uyifiteho umugabane
Oya. naho rero mva mu maso niba babaye jya ku kagari. You should learn to be loving by your own nature, not because. Mabuja ko ndi kumva kwihangana biri kunanira. Ushaka iki? Ko mwanyirukanye kuri salamanje. Uje gushaka iki mu gikoni cyanjye? Cyasora kibe. Basa agaceri kari mwaho kareke. Uzagura uwawe. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Kamoso! Kamoso ambesiro! Karara mesusu boss. Sura usiga kandi witotoreke. Tanisa n'ibiryo hano niri. Uzajye guteka ibyawe ushaka n'umukozi wawe ubigutekera. Ariko sha, ubu confidence uhagaze, ni uyu mwana uri kumugutera. Nakwiyamye da, ubwo yakanje kwibagera. Nanjye reka njye kwitekera. Dore hano sha, nakubwiye ngo ndashaka kuri. Nonse nkubwiye gute? Sinkubye ko ngiye guteka. Ntabwo ibyo bitwi byawe ni umutako. Ako kajambo karimo amatwi ni kuzizi. Ngaho noneho jya wajya guteka. Kelmezi z'amapuro z'inzu nabonye umukiriya. Kamoso wari ugiye kugurisha inzu ya papa. Gwiki? Ndakica noneho. urupfu rwizawe Niko You are a failure. You are a failure. You can never make it.